Ubu tuvugana sasa mu by'ukuri abantu benshi bari guhererekanya amafaranga mu buryo bufatika cyangwa se haba uburyo budafatika ariko ikintu kijyanye na transaction y'amafaranga kiri gukoreshwa hirya no hino. Ubwoko bw'amafaranga y'inote n'ibiceri cyangwa se ubwoko bw'amafaranga y'inote ndetse n'ibiceri birumvikana abaherekanwa amamiliyoni n'amamiliyoni hirya no hino ku isi, ntabwo wabara ingano y'amafaranga abagenda aherekanwa muri izo za transaction. Yego mu by'ukuri ikindi kintu ukwiye kumenya ni uko burya mwene ayo mafaranga yose abagenda atangwa hirya no hino harimo ayishyura ibicuruzwa bitandukanye, ayishyura imyenda, ayishyura ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri gusa nk'uko tumajije kubibona hacemo n'igihe kinini tubibona nuko hari ubundi buryo sasa bwaje bwo koherezanya amafaranga. Mu by'ukuri umuntu adakoze ku mafaranga izo transaction zikagenda zikorwa gake gake ahantu henshi hatandukanye. Mu by'ukuri amwe mu mafaranga yoherezwa n'amafaranga y'ikoranabuhanga, akaba ari nk'amafaranga donc ugenda ukabona nka message ikugezeho ukubwiye ko wakiriye ubwoko runaka bw'amafaranga runaka, message ikaba ivunja cyangwa se ikaba ihagarariye amafaranga yavunjwa mu ntoki wafata mu ntoki nk'ibisanzwe. Ukaba wagira gutyo ukabona mu by'ukuri muri telefone yawe ubonye nka message kugira ati wakiriye ibihumbi 150, ibyo bihumbi 150 mu by'ukuri bije muri message ariko ntago ugifite mu ntoki. Ni uburyo bw'amafaranga y'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo sasa rero mu by'ukuri raporo nkuru ya banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'ukuri yakoze isesengura ku ikoreshwa ry'amafaranga mu myaka ishize, yagaragaje nibura basi ko 30% byose by'ubucuruzi bwa hano bukorwa mu isi aribwo nyine ubasha gukora abantu boherezanya amafaranga mu ntoki cyangwa se babasha kuyakora. Bivuga ko ubyo 70% isigaye yose ni amafaranga akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Akenshi na kenshi ahantu koherezanya inote mu ntoki mu buryo bufatika cyangwa se gufata amafaranga mu buryo bufatika ni hahantu nyine hari ibicuruzwa nyine bimwe na bimwe bidafite akamaro kanini cyane. Banki nkuru mu by'ukuri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza ko agaciro k'amafaranga ibara ko 50% mu by'ukuri 50% ari byo ibicuruzwa nyine bitarengeje agaciro k'amadolari 10. Kaba ari bwo sasa mu by'ukuri bucuruzi bukorwa nyine abantu bahererekanya amafaranga mu ntoki. Donc mu yandi magambo wakwibaza iki sasa mu by'ukuri ni ukuvuga ngo amafaranga ni ikizere cy'urwandiko rwanditse ku rupapuro. Mu yandi magambo icyo nicyo gaciro k'iki k'amafaranga. Sasa mu by'ukuri kubera iterambere ry'ikoranabuhanga iki kizere twamaje kugikura mu mpapuro, ahubwo tugisangiza nyine mudasobwa na internet kugira ngo bidufashe kugira gutera imbere sasa mu by'ukuri mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu by'amafaranga. Sasa mu by'ukuri buri kwezi iyo baduhemba nyine ku kwezi nk'abantu nyine bakorera